kureba amatara. Ntekereze ko umuntu wese arashaka kuyareba amatara tugiye kuyareba. Wow, amatara turayabonye ya flat. Amatara nayangaya. Ntabwo abantu mwese mwari muyazi, ariko amatara ya flat nayangaya. Utazagira ngo ni twa tundi bacana mu rugo, utazagira ngo ni utundi tuntu. Amatara ngaya guys. Ubwo rero amatara yagezeho ya flat nta bindi birebire. Ntekereze ko byumvikana kereka iyo flat yawe uyicometse mu muriro gutya, ukaza urabona ko itara hano ririmo kwaka. Ntekereze ko birimo kugaragara. Iyo ryaka rero ukayatsa gutya rigahindura. Reka tuyatse, twatse flat turebe. Iyo iyo yatse itara ry'ubururu muri screen hejuru ntiyake. Urabona ko itara ry'ubururu rigaragaza ko ryatse, ariko muri flat turi gushakamo ikintu rwose cy'ishusho tukakibura. Nta kintu gishobora kugaragaramo. Iyi flat yahiye amatara, kandi hano dore ubirimo kwaka. Yizimijeza hano uyu mugozi, uyu nguyu buriho ibisinga byinshi, ni umugozi w'amamikrofone, amamikoro atanga speaker aya. Hanyuma amatara dore ngaha hano, izi nsinga ziri hano nizo zitanga amatara. Izi nizo ziba zije kurahura umze ukarukuraho. Ntekereze uko birimo kugaragara. Wow, turukuyeho. Dore nguru rugori turukuyeho, ni narwo rwanditseho LG. Wow, ntekereze ko byumvikana cyane. Icyo uhita ukora rero, uraza hano ukazamura witonze kugira ngo udaca amariba. Uraza ukazamura hano witonze kugira ngo udaca amariba. Warangiza ugakuraho screen yawe. Ukuraho screen rero witonze, ufata hagana hepfo gutya, ugakuraho screen yawe witonze, ucunga amariba yawe. Wow, dore ubu screen twayikuyeho. Ntekereze ko noneho uko televiziyo yacu yabasha kwaka. Tutegereze turebe twakishe. Wow, televiziyo yabaye nzima. Urabona yabaye nzima. Reba n'amasheni. Nuvango ntekereze ko umuntu wese twabanye muri iyi video wabasha nawe kwikorera flat yawe mu gihe yaba yapfuye. Hello guys, nkuko mwabibonye twongeye kubasuhuza kuri iki biganiro kuri Baza Tech TV. Uyu mwanya nkuko twari turi kubibabwira, mwabibonye binanditse, tugiye kubereka ese flat, ibintu bigize flat byose turayihambura buri piece par piece, tubabwira icyo zikora. Tubane muri iyi video. Iyi video uraza kuyisobanukirwa. Hari ibintu byinshi urayirangiza, hari ibintu byinshi umaze gusobanukirwa kuri Flat TV. Wajya gukibona kirimo amashusho, kirimo ibintu byose utazi ngo gikora gute. Tugiye kureba piece zayo zose, buri piece par piece. Twihuse cyane rero, ntuze iyi video uzi kuyirangiza. Nuyirangiza uraza kuza gusobanukirwa ibintu byinshi utaruzi muri video, ndetse kuri flat cyane. Ntibagirwe gukora subscribe, ndabigusabye. Ntuze kwibagirwa gukora subscribe. Iyi channel uzayungukiraho ibintu by'ubwenge byinshi bitandukanye. Twihuse rero, iyi flat niyo tugiye guhambura, iri mu bwoko bwa LG. Sinzi ukuntu bakazanye, ndavugana aka kantu ubundi ntabwo nakigishiriza abantu mumaze iminsi mumbwira ngo murashaka kumenya ibintu bigize flat. Twihuse rero tugiye kwihambura ku buryo umuntu wese amenya ibintu bigize flat. Dore uko bahambura flat rero, haba hari amaburo, haba hari nahishe. Mubu hano harimo ahishe. Turi kugira ngo twihutishe cyane video itaza gutinda. Ntekereze ko byumvikana cyane. Hanyuma flat ya uraza ukayihambura neza cyane guys. Ugahambura amaburo, ndi kugira ngo duhambure vuba. Ndashaka ko tumenya ibintu bigize flat uyu munsi, tukanayireba. Iyi flat yari ifite ikibazo cy'amatara, no kuvuga ngo yapfuye amatara. Sinzi niba wenda umuntu yabanza agacomeka akabibereka neza. Wabanza ngacomeka, nari ngo yaka kantu, ariko niyo nanagasubizo cyangwa akihorera. Flat yanjye nshobora kubanza ngacomeka nkabereka. Iyi flat yapfuye amatara, nibagiwe kubibereka. Iyo flat yawe uyicometse mu muriro gutya, ukaza urabona ko itara hano ririmo kwaka. Ntekereze ko birimo kugaragara. Iyo ryaka rero ukayatsa gutya rigahindura. Reka tuyatse, twatse flat turebe. Iyo yatse itara ry'ubururu muri screen hejuru ntiyake. Urabona ko itara ry'ubururu rigaragaza ko ryatse, ariko muri flat turi gushakamo ikintu rwose cy'ishusho tukakibura. Nta kintu gishobora kugaragaramo. Iyi flat yahiye amatara. Bari itara ry'umutuku.
yaba yakari ka itara ry'ubururu. Ntekereza ko birimo kumvikana. Iyi flat rero yapfuye igice cyitwa amatara, nagira ngo nacyo mubyumve noneho mubyibuke neza. Ubwo rero tugiye kureba ayo matara aherereye he, ese bayakora gute guys. Ntekereza ko birimo kumvikana cyane. Rero twari tumaze guhambura hano, uraza flat yawe ugahambura amaburo hano, ariko twari tugeze dushatse hari bimwe twabasobanuriraho. Ntekereza ko birimo kugaragara neza. Hano uyu mugozi uyu nguyu buriho ibisinga byinshi, ni umugozi w'amamikorofone, amamikoro atanga speaker aya. Hanyuma amatara dore ngaha hano, izi nsinga ziri hano nizo zitanga amatara. Aha izi nizo ziba zije kurahura umuriro w'amatara. Ntekereza ko murimo kureba doraho uburi ni hano, aha ngaha niho haba amatara ya flat. Nuvuga hano ariko turi buyahambure tuyarebe tunarebe, kuko tugomba kuyakuramo iki gice cyose. Niyo motherboard igizwe na alimentation. Alimentation ni aka gace kari aha ngaha gutya kakinjiyemo no muriro wayo. Aha kuza ugakatira hano, rero hano hano hari za trash, ni muri alimentation yayo. Ntekereza ko birimo kumvikana. None iyi ikaba board yakira umuriro, ikaba ifiteho n'amasirikwi y'amajwi n'ibindi byose. Tuzabyiga neza. Aya madiode ni yayo akuyobora mu miriro, mubiyizana umuriro w'amatara hano, hanyuma izana umuriro wo kuyatsa. Ni amadiyode atandukanye. Aka niko ga processeur kayo, ari nako kabi gashingiyeho ibintu byose by'ino flat. Wiprogramye muri aka ga processeur niko kabikora aka ngaka. Ntekereza ko byumvikana. Hano akaba kandi kantu kitwa Riprome, ariko kandi kizina ryayo kakaba kanemerera telecommande kugira ibyo ukoreshaho. Ntekereza ko mu byumvise ni bike biri kuri no motherboard. Urabona ko iyi niyo motherboard uritegereje handi bari mucomeka flash ari ngaha, ni kuri motherboard muri gucomeka. Donc urabona nahandi hajya antenne ya televiziyo, ni uri uko hareba hano byose. Ntekereza ko birimo kugaragara cyane. Ntekereza ko birimo kugaragara cyane. Ndumva byumvikana. Rero tugiye guhambura rero tureba amatara ukuntu ameze. Ntekereza ko biri kumvikana cyane. Turebe mu matara, ese amatara biba bimeze gute. Turahambura televiziyo yacu neza yose twihuse cyane, turahambura rwose. Iyi flat turaza kuza gusoza iyi video wamaze kumenya ngo ese amatara ya flat yo bavuze amatara baba bari kuvuga iki. Guys, iyi video yariri mu zo warukenewe ndabizi neza. Flat yawe yose utunze, murebe hano turi guhambura amaburo yose. Amaburo ngaya turi kuyakuramo yose, turabanza tuyakuremo neza, hanyuma duhambuye twitonze. Flat mbabwire munayihambura yitonze, aho kuyihamburira uhambura witonze naho. Ntekereza ko birimo kumvikana cyane guys. Ntekereza ko birimo kumvikana. Ubikora witonze, nta muntu ukora flat ari kwihuta. Nukuvuga ngo hawa urabona hano turahambuye. Ubu icyo tugiye gukuraho wa mugozi winjizaga umuriro, dore nguyu. Hanyuma dukureho sensor yayo, umugozi watsa ukaba wari nawo waruriho za buto twakandaga, tukaba twakuyeho na wa wundi twavuze waruriho icyo twita imigozi yazaga kuri mikoro zituma televiziyo yacu ivuga. Ntekereza ko byumvikana cyane. Turaza rero tukabishyira hariya. Turebye hano hari ibintu hano turi kuhareba bitandukanye. Aha ngaha dore ubu ni umugozi uzana amashusho ava kuri screen akinjira muri aka kantu kitwa T-Con aka ngaka. Hanyuma hagahita hazaho umugozi uzana amashusho kuri screen. Iyi aka kagozi kose aka kantu umuntu kameze gutya niko kagozi kaza kuba kafashe ibyo twita mariba. Riba ni izi ngizi abantu mwajyaga mumbaza mariba ya flat. Guys, aya niyo mariba ya flat, aya niyo mariba. Ubu ngizi ifite riba ebyiri. Izi riba nizo televiziyo ipfa ikaka imirongo ugasanga ifitemo imirongo ihagaze. Izi nizo riba. Ntekereza ko mubyumvise neza. Ubwo rero icyo tugiye gukora guys, kuko tuzi ko televiziyo yarwaye amatara, turahambura hano niturangiza ducomokore kugira ngo screen ibone, kuko tugiye kuyikuramo na screen. Turahambura aya maburo bashyize hano twihuse cyane guys. Iyi video nababwiye ngo nuza kubona rero warukeneye guys, uhita ukora subscribe unayisharinga abantu benshi bajyaga bambaza ngo amatara ngo biba bimeze gute. Ndagira ngo muyarebe mwitonze neza, ndagira ngo ibintu byose mubirebe mwitonze neza twihuse cyane. Ntekereza uko birimo kumvikana cyane. Uraza rero amaburo yawe umaze kuyakuramo yose neza, uraza ugakuraho aka kantu, ugakuraho icyo twita urugori rwa televiziyo. Urugori bya bindi dore tugiye gukuraho icyo twita urugori rero ni uruba rutwikiriye screen. Urukuraho neza witonze,
ukarukuraho. Ntekereza uko birimo kugaragara. Wow, turukuyeho. Dore nguru urugori turukuyeho, ni narwo rwari rwanditseho LG. Wow, ntekereza ko byumvikana cyane. Icyo uhita ukora rero, uraza hano ukazamura witonze kugira ngo udaca amariba. Uraza ukazamura hano witonze kugira ngo udaca amariba, warangiza ugakuraho screen yawe. Ukuraho screen rero witonze, ufata hagana hepfo gutya, ugakuraho screen yawe witonze, ucunga amariba yawe. Wow, dore ubu screen twayikuyeho. Ntekereza ko birimo kugaragara. Ubu ni parity ya screen. Ntekereza ko screen murimo kuyireba mwese. Ubu tuyikuyeho, reka tuyibike, noneho tuze dukurikizeho turebe ibindi bintu bigize flat. Komeza ureba aho ngaho kuri. Ntekereza ko birimo kugaragara. Wow, ntekereze ko screen yacu tuba twamaze kuyibika. Uraza rero ukegura hano, urabona hano hantu harebye, urabona ko haba hatwikiriye. Uraza rero ukegura gutya witonze. Nababwiye ngo kuri flat ibintu byose babikora bitonze. Tugiye kureba amatara, wowe nta nubwo waruza amatara, ufite amatsiko yo kureba amatara. Ntekereze ko birimo kugaragara neza, ufite amatsiko yo kureba amatara. Ntekereze ko umuntu wese arashaka kuyareba. Amatara tugiye kuyareba. Wow, amatara turayabonye ya flat. Amatara nayangaya. Ntabwo abantu mwese mwari muyazi, ariko amatara ya flat nayangaya. Utazagira ngo ni twa tundi bacana mu rugo, utazagira ngo ni utundi tuntu. Amatara ngaya guys. Ubwo rero amatara yagezeho ya flat nta bindi birebire. Ntekereza ko byumvikana cyane. Uraza ugahambura kugira ngo yagereho. Niba ari ukuyaramplasa ukayakuramo. Nimba hari n'ikindi kintu wayakoresha ukabikora, ariko ukabanza ugahambura amaburo. Hari amaburo aba yafashe, warangiza ukareba. Ntekereza ko byumvikana cyane guys. Umuntu tugeranye kuri uyu munota umaze kureba aya matara, ndagusabye rwose kuko ni wowe bizagirira akamaro, gerageza ukande subscribe. Kora kuri subscribe. Iyi channel uzayungukiraho ibintu byinshi, ndakwinginze. Wowe kora subscribe uzashimira nyuma. Uraza rero niba umaze guhambura hariya ugakuraho iki kintu, ndagira ngo amatara muyarebe neza. Wow. Dore amatara naya ngaya. Hatazajyana n'umuntu ukubeshya, dore amatara ngaya. Amatara. Ruvuga ngo rero amatara nimba umaze kuyabona ya flat naya ngaya. Dore wa mugozi nababwiraga ngo niho uzana. Dore nguyu murabona ko ari wa wundi w'umutuku. Dore nguyu. Hanyuma dore amatara hano ngaya niko biba bimeze. Ubwo tugiye gucomeka. Hanyuma amatara nayo tuyaramplase, dushyire mandi, turebe ko ikibazo gikemuka. Ntekereze ko byumvikana cyane guys. Ntekereze ko byumvikana cyane. Amatara turaza tukayaramplasa iyo dusanze ari byo bibazo cyangwa ikindi kibazo amatara afite. Ntekereze ko byumvikana cyane. Ntekereze ko amatara murayabonye abari aya ngaya. Pozinga video. Awe bifatibiranye. Nkuko twari turi kubibabwira rero, uraza aya matara ukayahindura. Ukuntu babikora guhindura amatara, ugomba kuba ufite amatara yawe mazima. Aya yose aba ari amatara guys, aya yose naha hose mafite andi matara. Ufata rero aya matara ukayahindura. Tugiye kubanza twatse kuri aya ngaya ariho turebe. Kwatsa nababwiye ngo dore hano haba haka itara ry'umutuku. Ukanda hano katsa ukareba ko byakubururu. Iyo byatse ubururu wow, biri kwaka ubururu. Urabona ntabwo amatara yacu ari kwaka. Iyo bitatse rero nabwiye ko televiziyo nicyo kibazo iba yari ifite. Urabona hano biri kwaka ubururu. Icyo ukora rero ufata amatara yandi mazima ugashyiramo, ugakuramo ayapfuye ugashyiramo amazima. Ubu dore ndazimije, reka bibanze bibe umutuku. Tuzimye guys, tuzimye turebe ko bizima. Urazimya gutyo ukareba ko itara ryawe ryatse umutuku. Iyo ryatse umutuku ibizimije. Uraza rero ugakuramo ibitara byapfuye, ugakuramo ibitara. Ubu iki ngiki cyarapfuye, ukaza ugashyiramo amatara mazima mashyashya. Ugashyiramo amatara mazima mashyashya ukareba. Uraza ubu n'iki nacyo ubu cyarapfuye, ukavanamo amatara, ukareba amatara mazima. Wow, ugashyiramo amatara mazima. Warangiza ukaza ukareba. Nukuvuga ngo flat yawe nimba yari yarapfuye amatara, ushyiramo amatara mashyashya. Ibintu bya occasion wapi, ibintu bidakora wapi.
ufata amatara mashyashya ukabanza ukareba ko bya bintu uko bimeze. Ubu tugiye kwatsa nabwo turebe twashyizemo amatara mashyashya. Sinzi niba mwabibonye umuntu yaramplasa. Tugiye kwatsa turebe ko byakubururu hano turebe. Ubu turakije turebe. Wow, amatara yatse. Wow, amatara yatse. Iyo amatara yatse guys biba bivuga yuko noneho tayari uwo televiziyo y'amatara iyo yatse aricyo kibazo yari ifite biba bikemutse cyane. Ubu rero tugiye guteranya televiziyo yacu turebeho ko aricyo kibazo yari ifite, twatse turebe koko, kuko ntekereza ko amatara tumaze kuyashyiramo. Tugiye rero gufunga hanyuma twatse televiziyo yacu turebe ko ari bizima. Ayapfuye ngaya twayakuyemo tuba dushyizemo amashyashya. Turihutisha rero video, reka tuzimye turebe. Turazimije, ntekereza ko byumvikana cyane. Wow, urabona niyo wakongera ukatsa biraka. Uraza rero ukazimya amatara yawe, uraza ukazimya, warangiza guys ukaza ugacomokora ku muriro. Ntekereza ko birimo kugaragara cyane. Turazimije, ducomokore ku muriro, hanyuma dusubizeho bya bintu turebe ko televiziyo ari yabaye nzima. Nukuvuga ngo televiziyo yawe ibi byose nibyo twahambuye, abo twari turi kumwe ngira ngo mwabibonye. Ibi ni ibintu biba bigize. Uraza ukongera ukabisubizaho neza guys, neza witonze cyane, witonze. Uraza ugasubizaho televiziyo yawe witonze cyane. Ntekereze ko byumvikana cyane. Ibitara biba byarapfuye ubikuramo, ukaza, sinzi niba mureba n'utuburo, uradufunga nyine nitwo twari turimo. Uraza ukongera ugafunga televiziyo yawe neza witonze. Ntekereze ko byumvikana cyane guys. Hano niba muri kwareba mwese, ubu turimo gushyiramo ya maburo twakuyemo. Uraza ukayasubizamo. Ntabwo ari byiza ko ibyo umuntu yakuzaniye utagomba kubisubizamo. Ugomba gusubizamo ibyo umuntu yakuzaniye byose, ukabikora kinyamwuga. Ntekereze ko byumvikana cyane guys. Wow, uraza ugasubizamo neza amaburo. Ntekereze ko birimo kumvikana, binagaragara neza cyane. Uraza ugasubizamo amaburo yawe yose witonze. Warangiza guys, ntekereze ko birimo kumvikana. Uraza ukayasubizamo amaburo yawe neza, amaburo. Ndumva byumvikana cyane. Warangiza twavuze yuko iki gice iyo kirangiye ushyiraho cya kindi naberetse, iki ngiki. Wow, ukaza ugashyiraho neza witonze. Flat nababwiye ko umuntu ayikora yitonze. Ibintu byo kwihutisha bibisazi, nta muntu ukora flat ari umusazi mu mutwe. Flat nababwiye ngo umuntu ayikora yitonze, nta kiba kikwirukansa, uba ugomba kuyikora witonze. Ntekereze ko birimo kumvikana guys. Ntekereze ko birimo kumvikana. Uraza flat yawe ugashyiramo witonze ibi bintu, ukabanza ukareba ko biteretsemo neza cyane. Ntekereze ko biba birimo kugaragara guys. Uraza ugashyiramo, uraza ukayifunga witonze neza, akantu ku kandi. Ntekereze ko birimo kumvikana. Wow, ukaza ugafungamo ibintu byawe witonze. Ntekereze ko birimo kugaragara guys. Wamara gushyiraho rero guys aka kantu, ukazana ya screen yawe. Uzana ya screen yawe witonze. Nababwiye ngo hano urabona ko tubisubije uko byari bimeze. Amatara twayakuyemo, tugiye gushyiraho screen turebe ko televiziyo yaba yabaye nzima koko. Ukomeze urebe. Turazana screen yacu twari twakuyeho tuyisubizeho neza. Nababwiye ngo ibi bintu ubikora witonze neza. Uraza ugafata screen yawe neza ukayishyiraho neza witonze.
nababwiye ngo iyo wumva ufite pressure ntabwo ukora bino bintu. Ibi bintu bikorwa n'umuntu wumva utuje mu mutwe. Wow, screen tukaba twamaze kwishyiraho tugasubizaho icyo twigeze kubabwira ko cyitwa ubu mwana kibagiwe. Ubu ikibazo cyanyu ubu nimbabaza ngo iki kintu dushyizeho cyitwa ngo iki, ubu mwamaze kukibagirwa tayari. Kandi nari nababwiye ngo ntimukibagirwe. Iki cyitwa urugori. Nari nabibabwiye ntabwo ari za zindi abagore bambara mu mutwe. Ntekereze ko birimo kumvikana guys. Warangiza ugasubizaho urugori rwawe neza witonze. Nababwiye ngo ibintu byose ubikora witonze. Warangiza ukaza ugacomeka hano, sinzi niba kameramani arimo kubigaragaza neza. Uraza hano ugacomeka witonze. Hari umugozi twigeze gucomokora nababwiye w'amashusho, ukaza ukawucomeka kuri riba, kuri aka kantu kariho riba za screen, uraza ukawushyiraho neza witonze. Nababwiye ngo ibintu byose ubikora witonze. Uraza ukagashyiraho neza witonze hano witonze. Warangiza guys, unashatse wenda wakongera ugatwikirizaho iki kintu, ariko kugira ngo video bitaba ndende turagira ngo turebe ko ibyo twakoze byakize. Reka tuyipime turebe niba byakize cyangwa koko bitarakira, tumenye niba hari ikindi kintu cyo gukora. Ariko nekereze ko umuntu tugeranye kuri uyu munota guys, yamaze gukora subscribe. Ubaye utarakoze subscribe kuri iyi channel waba ufite ikibazo gikomeye cyane, kubera ko iyi channel niyo yigisha ibintu by'ubwenge muri iki gihugu. Hari amaburo twababwiye afata uru rugori rwayo. Reka tuyashyiremo twihuse, hanyuma duse n'abafunga turebe. Amaburo afata urugori twayize. Sinzi niba mwese murimo kuyareba. Uraza ugafunga neza witonze amaburo yawe afata urugori, uraza ukayashyiramo. Ibintu wakuyemo uba ugomba kubisubizamo guys. Iyi nimba hari ikintu wakuyemo uba ugomba kugisubizamo. Nta mpamvu yo kuvuga ngo ikintu wagikuyemo ariko ntabwo ugisubijemo. Oya, uba ugomba gusubizamo ibintu byose wakuyemo. Ibintu bigize flat ndetse ina flat yapfuye, nekereze ko umuntu wese yabasha kuyikorera. Mu gihe yaba yapfuye amatara, nekereze ko umuntu wese twabanye muri iki kiganiro yabasha kuyikorera. Turaza rero dushireho aka kantu kariho n'amaspika, kariho ututuntu two hasi. Naberetse ko kanariho umugozi uri buze uriho amaspika, uriho n'indi migozi. Hanyuma twamaze ubu kubishyiraho, tugiye kwatsa turebe ko ikibazo flat yacu twayireze cyakemutse. Ntekereze ko byumvikana cyane. Tugiye kureba niba ikibazo twari twasanze flat yacu ifite cyakemutse. Ubu rero tugiye gushyiraho umugozi, hanyuma twatse turebe. Dore uyu mugozi nababwiye ko n'uwa mikoro, uyu ntabwo ugomba kuwitaho cyane, n'uwa mikoro n'uyu ujya ku maspika. Ntekereze ko byumvikana. Wow, turaza dushireho rero umuriro wacu, hanyuma twatse turebe. Ubu televiziyo hano iri kwaka itara ry'umutuku. Ntekereze ko birimo kumvikana. Ubu televiziyo yacu hano iri kwaka itara ry'umutuku. Sinzi niba murimo kurireba. Aha ngaha tugiye kwatsa rero turebe noneho uko televiziyo yacu yabasha kwaka. Tutegereze turebe twakije. Wow, televiziyo yabaye nzima. Urabona yabaye nzima. Reba n'amasheni. Nuvuga ngo nekereze ko umuntu wese twabanye muri iyi video wabasha nawe kwikorera flat yawe mu gihe yaba yapfuye. Dore hano ndimo kongera volume, dore ubu ndongenda zimishe, reka nongere natse ndebe ko byabaye bishyashya. Hano bita biba bishyashya. Dore wow, uyu muntu yashyizemo ifoto yiwe ariko ntabwo twirirwa tuyitaho. Wow, turebe n'amasheni yuko turebe ko n'amasheni arimo. Wow, tugiye kureba nimba harimo n'amasheni. Twihuse cyane tugende turebe nimba harimo n'amasheni. Ntekereze ko byumvikana. Urabona ko televiziyo yabaye nzima rwose, yabaye nzima. Wahita wishyiraho na filime ukirebera. N'ubu niyo nakubita aga flash natangira ngirebera za filime zanjye. Dore volume hano ndimo kuyongera. Televiziyo yabaye nzima.
Nekereze ko mwese murimo kubireba, nekereze ko nazagira umuntu wakurikiranye yicano uzavuga ngo ibintu byamunaniye. Reka tubashimire rero, nakagaruka hano kuri Baza Tech TV. Nkuko twari twabibabwiye, ntibagirwe gukora subscribe. Iyi channel niyo yonyine ukuraho ibintu by'ubwenge nk'ibi n'ahandi hantu wabikura kuri Baza Tech TV. Ibuka gukora subscribe niba iyi video hari ikikumariye, wari ukeneye kumenya ibi byose umenye. Dore umenye screen, umenye ukivaho, umenye tikoni, umenye amariba, umenye ibintu byose, alimentation wabimenye, ibi byose umenye. Niba ari byo wari ukeneye, kora like, sharing iyi video ku bandi bantu zibashaka kubimenya, hatazongera kugira umuntu ukubeshya. Nakagaruka kuri Baza Tech TV rero. Ciao ciao, turabakunda cyane. Ciao ciao. Birimo kugaragara ubu ni party ya screen. Nekereze ko screen murimo kuyireba mwese, ubu tuyikuyeho. Reka tuyibike, noneho tuze dukurikizeho turebe ibindi bintu bigize flat. Komeza urebe aho ngaho kuri. Nekereze ko birimo kugaragara. Wow, nekereze ko screen yacu tuba twamaze kuyibika. Uraza rero ukegura hano, urabona hano hantu harebye, urabona ko haba hatwikiriye. Uraza rero ukegura gutya witonze. Nababwiye ngo kuri flat ibintu byose babikora bitonze. Tugiye kureba amatara, wowe nta nubwo waruza amatara, ufite amatsiko yo kureba amatara. Nekereze ko birimo kugaragara neza, ufite amatsiko yo kureba amatara. Nekereze ko umuntu wese arashaka kuyareba amatara tugiye kuyareba. Wow, amatara turayabonye ya flat. Amatara nayangaya. Ntabwo abantu mwese mwari muyazi, ariko amatara ya flat nayangaya. Utazagira ngo ni twa tundi bacana mu rugo, utazagira ngo ni utundi tuntu. Amatara ngaya guys. Ubwo rero amatara yagezeho ya flat nta bindi birebire. Nekereze ko byumvikana cyane. Uraza ugahambura kugira ngo yagereho. Niba ari ukuyaramplasa ukayakuramo. Nimba hari n'ikindi kintu wayakoresha ukabikora, ariko ukabanza ugahambura amaburo. Hari amaburo aba yafashe, warangiza ukareba. Nekereze ko byumvikana cyane guys. Umuntu tukiranye kuri uyu munota umaze kureba aya matara, ndagusabye rwose kuko ni wowe bizagirira akamaro, gerageza ukande subscribe. Kora kuri subscribe. Iyi channel uzayungukiraho ibintu byinshi, ndakwinginze. Wowe kora subscribe uzashimira nyuma. Uraza rero niba umaze guhambura hariya ugakuraho iki kintu, ndagira ngo amatara muyarebe neza. Wow. Dore amatara naya ngaya. Hatazajyana n'umuntu ukubeshya. Dore amatara ngaya. Amatara. Ruvuga ngo rero amatara nimba umaze kuyabona ya flat naya ngaya. Dore wa mugozi nababwiraga ngo niho uzana. Dore nguyu murabona ko ari wa wundi w'umutuku. Dore nguyu. Hanyuma dore amatara hano ngaya niko biba bimeze. Ubwo rero tugiye gucomeka. Hanyuma amatara nayo tuyaramplase, dushyire mandi, turebe ko ikibazo gikemuka. Nekereze ko byumvikana cyane guys. Nekereze ko byumvikana cyane. Amatara turaza tukayaramplasa iyo dusanze ari byo bibazo cyangwa ikindi kibazo amatara afite. Nekereze ko byumvikana cyane. Nekereze ko amatara murayabonye abari aya ngaya. Pozinga video. Awe mwifatibiranye. Nkuko twari turi kubibabwira rero, uraza aya matara ukayahindura. Ukuntu babikora guhindura amatara, ugomba kuba ufite amatara yawe mazima. Aya yose aba ari amatara guys, aya yose naha hose mafite andi matara. Ufata rero aya matara ukayahindura. Tugiye kubanza twatse kuri aya ngaya ariho turebe. Kwatsa nababwiye ngo dore hano haba haka itara ry'umutuku. Ukanda hano katsa ukareba ko byakubururu. Iyo byatse ubururu wow, biri kwaka ubururu. Urabona ntabwo amatara yacu ari kwaka. Iyo bitatse rero nabwiye ko televiziyo nicyo kibazo iba yari ifite. Urabona hano biri kwaka ubururu. Icyo ukora rero ufata amatara yandi mazima ugashyiramo, ugakuramo ayapfuye ugashyiramo amazima. Ubu dore ndazimije. Reka bibanze y'umutuku tuzimye guys. Tuzimye turebe ko bizima. Urazimya gutyo ukareba ko itara ryawe ryatse umutuku. Iyo ryatse umutuku ibizimije. Uraza rero ugakuramo ibitara byapfuye. Ugakuramo ibitara ubu iki ngiki cyarapfuye. Ukaza ugashyiramo amatara mazima mashyashya. Ugashyiramo amatara mazima mashyashya ukareba. Uraza ubu n'iki nacyo ubu cyarapfuye ukavanamo amatara. Ukareba amatara mazima. Wow.
ugashyiramo amatara mazima, warangiza ukaza ukareba. Ni ukuvuga ngo flat yawe niba yari yarapfuye amatara ushyiramo amatara mashyashya. Ibintu bya occasion wapi, ibintu bidakora wapi, ufata amatara mashyashya ukabanza ukareba ko bya bintu uko bimeze. Ubu tugiye kwatsa nabwo turebe twashyizemo amatara mashyashya. Sinzi niba mwabibonye umuntu yaramplasa. Tugiye kwatsa turebe ko byakubururu hano turebe. Ubu turakije turebe. Wow, amatara yatse. Wow, amatara yatse. Iyo amatara yatse guys, biba bivuga yuko noneho tayari uwo televiziyo amatara iyo yatse aricyo kibazo yari ifite, biba bikemutse cyane. Ubu rero tugiye guteranya televiziyo yacu turebeho ko aricyo kibazo yari ifite, twatse turebe koko, kuko ntekereza ko amatara tumaze kuyashyiramo. Tugiye rero gufunga, hanyuma twatse televiziyo yacu turebe ko ari bizima. Ayapfuye ngaya twayakuyemo, tuba dushyizemo amashyashya. Turihutisha rero video, reka tuzimye turebe. Turazimije, ntekereza ko byumvikana cyane. Wow, urabona niyo wakongera ukatsa biraka. Uraza rero ukazimya amatara yawe, uraza ukazimya, warangiza guys ukaza ugacomokora ku muriro. Ntekereza ko birimo kugaragara cyane. Turazimije, ducomokore ku muriro, hanyuma dusubizeho bya bintu turebe ko televiziyo ari yabaye nzima. Ni ukuvuga ngo televiziyo yawe, ibi byose nibyo twahambuye, abo twari turi kumwe ngira ngo mwabibonye. Ibi ni ibintu biba bigize, uraza ukongera ukabisubizaho neza guys, neza witonze cyane, witonze. Uraza ugasubizaho televiziyo yawe witonze cyane. Ntekereze ko byumvikana cyane. Ibitara biba byarapfuye ubikuramo, ukaza, sinzi niba mureba n'utuburo, uradufunga nyine nitwo twari turimo. Uraza ukongera ugafunga televiziyo yawe neza witonze. Ntekereze ko byumvikana cyane guys. Hano niba muri kwareba mwese, ubu turimo gushyiramo ya maburo twakuyemo. Uraza ukayasubizamo. Ntabwo ari byiza ko ibyo umuntu yakuzaniye utagomba kubisubizamo. Ugomba gusubizamo ibyo umuntu yakuzaniye byose, ukabikora kinyamwuga. Ntekereze ko byumvikana cyane guys. Wow, uraza ugasubizamo neza amaburo. Ntekereze ko birimo kumvikana, binagaragara neza cyane. Uraza ugasubizamo amaburo yawe yose witonze. Warangiza guys, ntekereze ko birimo kumvikana. Uraza ukayasubizamo amaburo yawe neza, amaburo. Ndumva byumvikana cyane. Warangiza, twavuze yuko iki gice iyo kirangiye ushyiraho cya kindi naberetse, iki ngiki. Wow, ukaza ugashyiraho neza witonze. Flat nababwiye ko umuntu ayikora yitonze. Ibintu byo kwihutisha bibisazi, nta muntu ukora flat ari umusazi mu mutwe. Flat nababwiye ngo umuntu ayikora yitonze, nta kiba kikwirukansa, uba ugomba kuyikora witonze. Ntekereze ko birimo kumvikana guys. Ntekereze ko birimo kumvikana. Uraza flat yawe ugashyiramo witonze ibi bintu, ukabanza ukareba ko biteretsemo neza cyane. Ntekereze ko biba birimo kugaragara guys. Uraza ugashyiramo, uraza ukayifunga witonze neza, akantu ku kandi. Ntekereze ko birimo kumvikana. Wow, ukaza ugafungamo ibintu byawe witonze. Ntekereze ko birimo kugaragara guys. Wamara gushyiraho rero guys aka kantu, ukazana ya screen yawe. Uzana ya screen yawe witonze. Nababwiye ngo hano urabona ko tubisubije uko byari bimeze. Amatara twayakuyemo, tugiye gushyiraho screen turebe ko televiziyo yaba yabaye nzima koko. Ukomeze urebe.
turazana screen yacu twari twakuyeho tuyisubizeho neza. Nababwiye ngo ibi bintu ubikora witonze neza. Uraza ugafata screen yawe neza ukayishyiraho neza witonze. Nababwiye ngo iyo wumva ufite pressure ntabwo ukora bino bintu. Ibi bintu bikorwa n'umuntu wumva utuje mu mutwe. Wow, screen tukaba twamaze kwishyiraho tugasubizaho icyo twigeze kubabwira ko cyitwa ubu mwana kibagiwe. Ubu ikibazo cyanyu ubu nimbabaza ngo iki kintu dushyizeho cyitwa ngo iki, ubu mwamaze kukibagirwa tayari. Kandi nari nababwiye ngo ntimukibagirwe. Iki cyitwa urugori. Nari nabibabwiye, ntabwo ari za zindi abagore bambara mu mutwe. Ntekereze ko birimo kumvikana guys. Warangiza ugasubizaho urugori rwawe neza witonze. Nababwiye ngo ibintu byose ubikora witonze. Warangiza ukaza ugacomeka hano, sinzi niba kameramani arimo kubigaragaza neza. Uraza hano ugacomeka witonze. Hari umugozi twigeze gucomokora nababwiye w'amashusho, ukaza ukawucomeka kuri riba, kuri aka kantu kariho riba za screen. Uraza ukawushyiraho neza witonze. Nababwiye ngo ibintu byose ubikora witonze. Uraza ukagashyiraho neza witonze hano witonze. Warangiza guys, unashatse wenda wakongera ugatwikirizaho iki kintu, ariko kugira ngo video bitaba ndende turagira ngo turebe ko ibyo twakoze byakize. Reka tuyipime turebe niba byakize cyangwa koko bitarakira, tumenye niba hari ikindi kintu cyo gukora. Ariko nekereze ko umuntu tugeranye kuri uyu munota guys, yamaze gukora subscribe. Ubaye utarakoze subscribe kuri iyi channel waba ufite ikibazo gikomeye cyane, kubera ko iyi channel niyo yigisha ibintu by'ubwenge muri iki gihugu. Hari amaburo twababwiye afata uru rugori rwayo. Reka tuyashyiremo twihuse, hanyuma duse n'abafunga turebe. Amaburo afata urugori twayize. Sinzi niba mwese murimo kuyareba. Uraza ugafunga neza witonze amaburo yawe afata urugori. Uraza ukayashyiramo. Ibintu wakuyemo ugomba kubisubizamo guys. Iyi nimba hari ikintu wakuyemo uba ugomba kugisubizamo. Nta mpamvu yo kuvuga ngo ikintu wagikuyemo ariko ntabwo ugisubijemo. Oya, uba ugomba gusubizamo ibintu byose wakuyemo. Ibintu bigize flat ndetse ina flat yapfuye, nekereze ko umuntu wese yabasha kuyikorera. Mu gihe yaba yapfuye amatara, nekereze ko umuntu wese twabanye muri iki kiganiro yabasha kuyikorera. Turaza rero dushireho aka kantu kariho n'amaspika, kariho ututuntu two hasi. Naberetse ko kanariho umugozi uri buze uriho amaspika, uriho n'indi migozi. Hanyuma twamaze ubu kubishyiraho, tugiye kwatsa turebe ko ikibazo flat yacu twayireze cyakemutse. Nyekereze ko byumvikana cyane. Tugiye kureba niba ikibazo twari twasanze flat yacu ifite cyakemutse. Ubu rero tugiye gushyiraho umugozi, hanyuma twatse turebe. Dore uyu mugozi nababwiye ko wo nuwa mikoro. Uyu ntabwo ugomba kuhitaho cyane, nuwa mikoro n'uyu ujya ku maspika. Nekereze ko byumvikana. Wow, turaza dushireho rero umuriro wacu, hanyuma twatse turebe. Ubu televiziyo hano iri kwaka itara ry'umutuku. Nekereze ko birimo kumvikana. Ubu televiziyo yacu hano iri kwaka itara ry'umutuku. Sinzi niba murimo kurireba. Aha ngaha tugiye kwatsa rero turebe, tutegereze turebe twakije. Wow, televiziyo yabaye nzima. Urabona yabaye nzima. Reba n'amasheni. Nuvuga ngo nekereze ko umuntu wese twabanye muri iyi video wabasha nawe kwikorera flat yawe mu gihe yaba yapfuye. Dore hano ndimo kongera volume, dore ubu ndongeye ndazimije, reka nongere natse ndebe ko byabaye bishyashya. Hano bita biba bishyashya. Dore uyu muntu yashyizemo ifoto yiwe ariko ntabwo twirirwa tuyitaho. Turebe n'amasheni yuko turebe ko n'amasheni arimo. Tugiye kureba nimba harimo n'amasheni. Twihuse cyane tugende turebe nimba harimo n'amasheni. Ntekereze ko byumvikana. Urabona ko televiziyo yabaye nzima rwose, yabaye nzima, wahita wishyiraho na filime ukirebera.
n'ubu niyo nakubitaho agaflash natangira nkirebera za filime zanjye, dore volume hano ndimo kuyongera, televiziyo yabaye nzima. Nekereze ko mwese murimo kubireba, nekereze ko nazagira umuntu wakurikiranye iyi channel uzavuga ngo ibi bintu byamunaniye. Reka tubashimire rero, nakagaruka hano kuri Baza Tech TV. Nkuko twari twabibabwiye, ntibagirwe gukora subscribe. Iyi channel niyo yonyine ukuraho ibintu by'ubwenge nk'ibi ngibi n'ahandi hantu wabikura kuri Baza Tech TV. Ibuka gukora subscribe niba iyi video hari kikumariye, wari ukeneye kumenya ibi byose umenye, dore umenye screen, umenye ukwivaho, umenye tikoni, umenye amariba, umenye ibintu byose, alimentation wabimenye, ibi byose umenye. Niba ari byo wari ukeneye, kora like, sharing iyi video ku bandi bantu zibashaka kubimenya, hatazongera kugira umuntu ukubeshya. Nakagaruka kuri Baza Tech TV rero, ciao ciao, turabakunda cyane. Ciao ciao.